n'umukutano wo mwiviri. Yego noneho Noheli wacu yitegurwaga gute? Ni ukuvuga ngo tuzi kwiziba ku minsi 45 kuva ku minsi 20 tuba tuhaduhoma. Nukuri Tugakenyeza tukareshesha habaga kamarano ariko nararesheshe wacu kutane wacu ari myizeyo ari myiza cyane amaze hakaba umunezero kige twagiraga umugabo kuri muziza yakazavuza amasho umugabo mukama munezerwa gusoma ukaja mu mwuka mwamuririmba ngo alitabiriwa zamani mama nabii kama tazaliwa mukombozi. muraho neza abanyamurenge mwese aho muherereye guhera mu rubibi za kajoka zose za ndondo zibufurere mitora baramukije mwese abari tuye hano muri Kenya abatuye za Australia Canada Norvege aho Amerika abanyamurenge bose batuye ku isi turabaramukije kandi tubabwira ngo ni karibu hano niba abagore bimuhira internationale twagarutse yeme mwongere mudukunde natwe turabakunda kandi tunashimira abantu bose yeme ariko mwagaragaje urukundo Imana ibaho umugisha turashimira abantu batwandikiye n'abatarandika ni mukomeze mwandike iyo mubonye twakoze nabi ni mutwandikire turabana banyu mugomba kudukosora hanyuma yeme ku mazina nk'uko mubimenyereye ni Nyakazungu Bea ni uri kuri microphone mugenzi wanje nawe nanjye ni Kamariza aba ni babagore be kuri cano yimuhira twongeye twaje tubazaniye umuco twababwiye ko tutazaja kure y'umuco ni umuco gusa ni ukubibutsa ibintu by'iwacu tushimira abantu barimo gutuha comment nziza kandi nimubonaraga n'amakosa nayo muzoyandike turabashimiye cyane abantu barimo kutukwandikira abantu bakoze subscribe Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane turanihanganisha abantu batuye Nyamavira na hantu ni Kayole ku bantu batega nko mu Rwanda hanze na hantu ni Kayole mu bice ni Kayole Nyamavira yeme muri Nairobi yes yeme turabihanganishije mwihangane musarira ukuga twagize ibibazo yeme uko abantu no bari bakivuga itengera basenyewe none dore kandi amazu bayapandishije mwihangane yeme mwihangane Imana irahari tunihanganisha n'abandi bose bagize ibyago yeme none biza bikunda ejo bikanga ariko Imana irahari. Abantu nukuri banyamavira mwihangane gushaka rent na deposit muri iminsi mikuru tubahaye Paul abantu basenyewe Paul kabisa twaje hano tuje kubwira abantu umuco tuzatuja kure y'umuco barabizi niko tumeze nibyo byacu ndagira ngo mwarabibonye bavande kandi cyane nukwibutsa abantu bawutore nimba warashyize ku ruhande ugarukane turabanyamurenge tugomba kurangwa n'umuco wa kinyamurenge tuje kurebera hamwe noneho turabwira abantu iki turabwira abantu twongere twibutsa abantu biwacu kiko iwacu habaga ibintu byinshi turavuga iki turareka iki iginto tugiye kubabwira urabizi ko mwe twitegura kuvuka kwa Yesu yeme mureke Yesu avuke mu mitima yacu umuntu utarumva Yesu namwumve ukuga turi ku minsi mikuru turaganira hamwe ngo ese ni gute iwacu biteguraga Noheli na hano mwiviri nibyo tugiye kuganiraho yeme abantu biwacu we iwacu ni heza iwacu hagiraga indangagaciro nziza garitime mugani w'igifaransa uzigiye twabaga twiteguye Noheli tugiye kubabwira hejuru ya Noheli iwacu iyo mu mujyi mwese muri mu mijyi niyo mutataniye mumaze kuzireba kandi mwese mumaze kubona itandukaniro uko ari uva ntatandukaniro yabonye ababesha iyo reka kuribona itandukaniro rirahari y'umukutano w'iwacu wa Noheli n'umukutano wo mwiviri. Yego noneho Noheli wacu yitegurwaga gute? Ni ukuvuga ngo tuzi kwiziba ku minsi 45 kuva ku minsi 20 tuba tuhaduhoma nukuri tugakenyeza tukareshesha habaga kamarano ariko nararesheshe bamwe bagatambika batabizi kera gukono kwiteguraga Noheli mu byarangaga kwitegura Noheli wacu habaga guhoma no kumesa ariko ga ku bantu Noheli zobera iwabo
ese Yo. siko byabaga bimeze Noneho. niba ese mwarabasepeza twe twari sepeza baza bagira ibihe noneho mwahuraga muri amakanisa mukagira tuvuge Noheli irabera aha Pasaka ibera aha Pentecost ibera aha. Izobera. Twebwe iwacu mu Rugezi haberaga ngaho reka Pentecost tuje iwanyu mu Rugezi Noheli niho yabereye turi mu Rugezi ariho abantu bo mu yabereye Rugezi yemewe turabaramukije Noheli yabereye mu Rugezi ni ukuvuga ngo Noheli mbabereye mu Rugezi turatangira no guhoma muzanga mutangira guhoma mukaza mwinjirira mu bihumba wibumbaga ni muri bedroom ku bantu batumvaga aya abantu bose bazababwira abana babo abantu umuntu utamva igihumba turashinja amakosa umurezi ni ukuvuga ngo twaheraga mu guhoma yeme ariko twarahomye tugakenyeza tukagira gute twava guhoma tukarakomeza kandi igihe twamesaga rimwe yewe kuragirana ingano aho yo komesa rimwe ingari gashira ni ukuvuga ngo wabikaga amahuzo yoga abana ntaguhindura umwana yambaraga izo kuva n'akazi rimwe kandi umwana ntagwara ngo yambaye ubucafu ayo gwara se na kiriya gihugu yewe twasaga n'aba muri paradise ariko iwacu kai n'ugusebya abanyamurenge nukuri iko kwagumisa ni ndwaye bamesaga rimwe abana bambaraga umwanda utakibazo sanganya data mukama mutangira mukamesa gahoma twamara guhoma tukaja mu komesa ibirengeti twiteguye gabashitsi tukaja mu bintu by'ikanisa twagiraga ibintu by'ikanisa mukama mugiraga n'umutima mukamuja go mu rubunga Ayiwewe. mukaja go mama ombi amaze bikasa neza mukama muho mu rubunga mukaruhoma noneho gahoga turi ku minsi 20 twegeraga noneho nukuvuga ngo igiterane cya Noheli kiratangira na gatanu gani none uku gatuzi ko twega iwacu hano muri Kenya mu migi yose ari iminsi 2 nukuvuga twege ni iminsi 4 iminsi 4 y'umukutano yose ariko yemewe ariko iwacu ni heza no kuvuga ngo kandi no mu mutima ukamusa nyine nuwashashanye ukama wumva hari ikintu cyahindutse guhera kwi ukamumva nyine hari ikintu cyahindutse muri kiba cyahindutse guba witegura Yesu abona havukira ariko ahangaha ese Yesu aravukira ku muntu ujagara ese mu mujyi hari abantu bamwe baza amakorari gakamarano kabaye ko muraja muri selection ariko yemi ibintu byose tubibone mukiga ko mukama mumara mukiga indirimbo za Noel muzamwiga iyinga rimwe hoyaye batangira kuyitangaza gisigaye ukwezi nukuri mukama musha muri Noel ukamugenda ukaja mu nkwi wava ngomba ku saa 8 twakaza ngomba kuba ngeze ku ikorari tukama tuwirirwa turepeterera mu nkwiga repetition yatangiraga mu nkwi kandi umutima uri ku ikorari nyine ku ikorari gusa no kuvuga ngo ibitekerezo byose abantu kuja mu makorari na gatanu rero uko abantu bashashanya abanyemuriza abashitsi ko baraza abanyega kenke bari wa ko baraza yo urubunga rusa neza twatoraguye inkwi inkwi zitazoteza umwobo naziga zitumye zige bakazabwira abantu ngo bamanure bakaza bagenda bakoza inkwi nukuri apana inkwi zisigaze bagakoza inkwi z'umukutano ayiwa cyangwa mukitanga ngo nje nzotanga ibiba 10 by'inkwi nukuri ukavuga ngo njewe nk'ahantu ifaranga tuvuge n'ibihumbi 2 wari gutanga njewe ifaranga zanje n'ingwe ya myase myiza kwidari imikarati myiza twege iwacu gano dusasa kandi dusasa tukatamunyotsi yatwagira ariko zarakaga wa mugore nikijige kijige kandi cyatwe nawe cyara aya iwacu twagiraga gasasa n'umukarati abanyakabara barabivuga muri comment inendo seme ni kwajya ni inendo ni mijonza n'udusasa nizinshi ziza pana zanya ariko urukwi rutagiraga umwotsi nagasasa n'urukuri ariko n'umukarati wumye nawe umukarati n'imibaga ese uzaye kuntu bakoza muturika mukaba umukarati hari igihe iwacu ndi waruhara twege yaraturikaga twege cyaturikaga ni Nyarubombwe ni Nyarubombwe ndagira ngo murabize abanyarugezi ubwo kera abashitsi bageze mu muhana mukaba muja kubategera ko hepfo y'umuhana ariko iwacu habaga umwuka mana uzi ko natwe iwacu kabaga dufite nk'abashitsi bakama baje kubategera hasi y'umuhana bakama bagenda babaririmbira bakabageza mu rubunga maze bagatarama ariko gitaramo ca Yesu noneho umukutano twawushoreka na gatanu mugezega na gatanu abashitsi ko batangira kuza abakorani n'abapasteri nuko bakera abanyemuriza n'abanyega kenke bari wacu abakorari yeme abanyemuriza dukumbure kera barashitega iwacu mu Rugezi twavuze igihe gariho yabereye ariko yaberaga igakenke tuvuze igihe yabereye iwacu iwanyu kuri ntuzi mu Rugezi Rugezi bakazaga abapasteri amare tukanezerwa tukabiyegereza
keraga batangiye gusoma ibipande vya Noeli mukamusomaga ibindi nibyo ugakuragira ni gute biza bimera teme ni Noeli gusa Yesu nuko umwana yatuvuke duha umwana w'umuhungu abashitsi nabo ukamuzanaga amahuzu tagutaha uzamuzana amahuzu y'umukutano wose uzamutekera isakoshi ugahetsa ikompure ishipo n'ismisi za kompure ziwacu uzi ko abakobwa ukamugenda mu isoko ukamugura ikompure yo hasi niyo hejuru yewe bisadi cyangwa ugasonesha urupande kandi ari gusonesha ibidasa amara ukamujana n'urupande rwa nyoko tuvuge ukazogufubikaga cyangwa rwa nyogokuru cyangwa rwa mayina wawe ufite igigini n'ibitambaraga basepezaga mwambaraga ibitambara wamara ugakenyera urupande kuri ya kompure tuzi ko ikompure yayikara ku maguru ukamukenyera urupande bidasa naninga guhera na 5 naninga ugakenyera kuri ya kompure twe muri sepake ryari tegeko nta mwana w'umukobwa wo kwambara ihuziri urupande nukuri twebwe iwacu dufasha amaboko inyuma nta kuzina iwacu twebwe twambaraga mwe mwari bitonde twari ba mitonde twe twambaraga ukamambara ya kompure yawe ibiko bisa hasi no hejuru niba bambaye na saka yose ariko saka yose ntitwayisanganaga mwarabyinaga mwe kamuzi ndanze igisirimba twebwe yebe nahanga ibyinije nuko twebwe twarimbaga twifashe nyuma tugezega n'iposho umukutano ga na 5 twakirekeraga abashitsi bari mu runga ko turabacumbira imihana yose bashije none twashinjaga na 5 tukasha gupokera bakagira abagabo bazi kugabura inyama batohenderanya se kwinyama ziwacu zaryohaga niki nuko zitagiraga imiti nuko zitagiraga imiti inkaza zo mu mujyi bari mu kuzitera imiti ngo zikurinda indwara bigatuma inyama itakiryoha amazi inyama zikaryoha no kuvanga twakaba dufite amegwe none reba turi mu 12 twari duheretse inyama mu kundi 12 umikobwa nukuri niko twajyaga inkoko yewe inyama nukugina amakuru bonane no kuri bonane nukuvuga ngo amegwe abantu babitubwire niko yeme kuri bonane ubone wabitangiye twajyaga inyama rimwe mu mwaka kandi twujuje ibintu dufite ibibuga by'inka amazi inyama zikaryoha kandi akabaga abantu bamenya kuzigabura ku buryo badahenderanya abashemasi nukuri ese inka yakwiraga umuhana wose babagaga ijya nkanini ikamikwira umuhana wose kandi bakaba mwese mugahaga nukuri noneho yo twari tuzi ko none bakagenda bakoza ifu niza gatimbo yumye iryoshe nta gutanga kankoto ngo uje ku mukutano kubera hari bamwe batagyaga kankoto kandi ukamusanga yanzu yo hagati twebwe iwacu twageraga inzu yo hagati mu muhana yegeranye n'urubonga amazu yegereye ugasanga niho bashitsi cyane bari ariko umutima ukamuva mu muhana wepfo noneho baciraga abantu ukamuzamuka twari tugezega na 5 bagendaga buri nzu bakavuga ngo mama Kamari uraducumbira imitsimine yewe kandi akaba n'imboga zaho yapokega n'imboga zaho baracumbaga bakashana imitsimire ya ruguru hajya muri amazu yegereye urubunga hanyuma bakabwira buri mugore mama nawe acumba indine ntibaye 8 noneho nibwo dutegereje ko Yesu gayavukaga mu rukeri ntawasinziraga Yesu araga kukuvukira mutima nukuvuga ngo twabaga amaso ese ntaguciye mu byo uvuga ese nkubu nyine Noheli ya hano mu mujyi uko babwira umugore wo wapatanisha nk'abantu bano banyamavira tuvuge wenda ngo mukutano kurabera nkano muri Grace bakamamagara nk'umugore wo muri patanisho tucumba imitima 5 naho nyando naho daharani ese boyijya tiboyijya noneho yo ntibozumva kubera ntitwegeranye ariko niki cabaye n'urukundo rukeya no kutizerana niki cabaye urukundo ruke abantu ntibegeranye noneho twemwana reka tugire hano nyamavira turegeranye tuvuga abashitsi twese dusengera muri Grace muri Grace Tabernacle n'urusengero rwegera hano nyamavira ku bataruzi aho bakunze kwita kwa Musinga noneho twese tunimo dusengeraga dufite abashitsi umukutano abantu bavuye umoja uko kamavuga reba hano jewe ntangirira hepfo pastor rero kama bati mada ucumba imitsima 5 uzane hano kubashitsi yewe kuko uravuga gute bzoba urukundo rwarashize haniho batora protocol ariko acabaga urukundo rurifuru kandi turuhugira ikibazo ngo ya mitsima yaje wiraketse niya hano ntituvuze ko ibiketse ariko urukundo rwarashize rwaragabanutse urukundo mu banyamurenge rwaragabanutse kubera ko ntibokubwira ngo ucumbira abashitse wenda bo gukoreza iyofu ariko nifusi cyane basigaye bakoze ifaranga baza bakoze ifu hano nuko twege umwitangaga amasanifu
n'intengo z'ibishimbo intengo n'ibishimbo ku bantu batazumva ni twa dusahani duto ninde utazi intengo y'ibishimbo bakuri no mihanda mwibarabara nayikubwiye n'umwana wawe nakoza ate se mako n'ubishira abagore bavuga ngo intengo y'ibishimbo niki wite umusobanurira ureke kumubwira ngo mimi sije ngo iyo ni vitu za bakongo usobanurira umwana intengo y'ibishimbo nuko ga yewe ni posho amakora agafuririza ariko twararirimbye wa mugore we ukuri tukarimbaga indirimbo keraga za Noelika nizo turimo hanyuma niyingaga twaririmbaga noneho indirimboga Yesu ga yavutse no kuvuga ngo saa 9 z'ijoro ukamusinzira kuva saa 4 sinzira hanyuma Yesu ga ukamunyora mugenza ngo Yesu ndakuvukiramo ngo wasinziriye yaravukira mu ndu sinzira abakobwa batanu bibipfu n'abanyabwenge no kuba bajyaga bibipfu niwe basinziriye ntibamenya ko yaje twege ntawasinziraga kubera twari mu mavuta yose ariko yacu yeme kandi n'abagore bajanye abana apana nka hano uza wangushana uzi ko abagore bavanyaga wenda tuvuge iwanyu tubavuze ngo ni mu rugezi umugore akamavana umwana igakenge ese mwebwe iwanyu ntibajanaga abana mu mikutano barabayuwe kandi giho barabazana zari zinahari barabazanaga twebwe iwacu abantu abo mu gitasha bazaga iwacu ku kabara akamazana n'umwana ku mukutano apana ngo umwana ni ukuvuga ngo twebwe agakinga inzu akaziwe n'umunanda wiwe bakaza ku mukutano uzi ko hano udashobora kurira n'umwana muri kesha ngo arwara umusonga twege twakuriye mu mawombi ba mama baraduhekaga nimba ufite abana bane nk'ababanje kamampeka ngashorera ukamubasasira urupande abantu bongere bibuke ibintu by'iwacu yemewe ariko muhere iwacu itandukanye n'ino bacu ariko ukamusanga indirimbo zose twaturirimba harimo kuvuka harimo ubuhanuzi bwa Yesu ko agiye kuvuka ariko hano bazi kubitandukanya yewe hano barimo kuyiririmba ariko tigire nk'imbaraga nka yindi y'iwacu iyo yakaze yamisaga nyine abantu bose kamenya ngo marimba indirimbo ya Noheli gusa ni ukuvuga ngo twatangiraga icyumweru cyose iyinga ryose gegereye indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha ni ya Noheli ibipande byose bisomwa ariko nta hano niko ariko hano sinzi impamvu zaramambona bidafite imbaraga cyane jewe bageze ku mikutano nzarama ntaha neza nkamasubira neza iwacu kutane wacu ari myiza cyane amaze hakaba umunezero twebwe twagiraga umugabo kuri muziza yakazavuza amasho umugabo mukama munezerwa gusoma ukaja mu mwuka mwamuririmba ngo alitabiriwa zamani mama nabii kama tazaliwa mkombozi ariko wa ulimwengu ndiye Yesu Asipezaga bari bazi kurimba kurusha abamitondo kandi gatwifashe inyuma wambaye yakompre n'urundi rupande wifashe inyuma twari kwizaga tiwaruhaga wisheganye ngo kurabyina ngano ukuvuga twebwe twarabyinaga twagiraga kadansa ariko ikamisa mukambara ibitambara se aya bamitondo twebwe gusa bari bakadezaga twari nkabakade twebwe gusa twarabapinga yewe twebwe dance yabaga ari imwe niba twese twatubyina tugira gucya amaboko mwese ni gutyo bingo za frere n'abanyamurenge se twabibyinaga sewe twese nuko twebwe nta abantu mwongere mukumbura dore ko twese twabyinaga ni gutyo mugenda musunikana gutyo kandi baba ugize cyane bakamakunyora babaye kadeza none hano yemewe tumaze kuba bakadeza bakamakunyora ngo wabaye gutabaye kadeza ngurisheganyije kewe ukuboko kuri hano inyuma nuko bavandi turabakumbuje ariko tukiraho Noel yaruguru twoyigarurino cyane yogaruka none se kabanyamurenge batuye muri Nyamavira si benshi uzamusanga mu makanisa tuganjemo turi twe benshi twabigaruye kandi ikintu dukangurira ahangaye ikintu gusa twitayeho dusonesha ihuzu zisha ariko abatayeri bafite ifaranga yeme akamarano kabaye za siperi zagana iwacu twatabaga ni barasona gusa abatayeri ariko mufite ifaranga yeme nuko barasonesha nukuvuga ngo twebwe wakazumesi ihuzu ufite tureke Yesu yongera avukira mu mitima yacu tumwiyegereze yongera abe musha muzegereza umutima kandi kumikutana yacu yari imeze mu ncamake abantu bamaze kwibagirwa nibibukemewe kandi mbabwire yeme byoshoboka ko Noel twoyigarura neza kabi iwacu ati gute twoza dutangira igiterane na gatanu ni posho nani kandi gahano muzande hano muri Kenya twege mu Rwanda tibyahabaga cyane byo guhura amakanisa iwanyu ariko no muri Kenya mbona bahura kiwacu tuzohura aho nsenga tuzora turi nk'amakanisa bazama baza wa munsi nyine waniyinga
bakama za munsi wa niyinga haba niba ari ukujya bakama batekerera aho mu ikanisa kandi bakajya nyuma ya saa sita. Twebwe iwacu tuba dusangira, twebwe iwacu aho nsengera tuba tubaga ikimasa. Bamwe mutama bagani mushake muze mwarure. Natwe barakibaga ariko abenshi tuba tuhegereye, tuba twegereye kanisa, hagataha abasaza n'abakecuru bagasigara. Ariko bibaga byaheraga nkana kane na gatanu yemewe. Bagatangira tukajya kwikanisa. Tukajya kwikanisa ntiduteke iwacu. Cyangwa bakama bavuga ngo tujane imitsima kwikanisa. Ariko zoba neza. Kamajana imitsima 5 gacana 4 nawe kajana 4 tukayimuriza kwikanisa bose bakatekera gusikirinda cinyama. Ariko zomera neza. Ye muko ndivzokunda abantu nibatubwire nukuri byokunda. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yeme nakagaruka nibi turarangije ariko tubifurije ngo Yesu avukire muri mwege. Kandi yeme tubifurije gani ukugabona na Noheli ninkaho imwari muri umuna windi. Cyane rwose umwaka musha ngo Noheli nziza agomba no kumubwira ngo umwaka musha. Tubaturiye umwaka musha muhire umuntu ahuye nibaza umwaka wose yeme turamwihanganishije. Ibi 2025 tugeye na 5 Yesu azaguhindura ubuzima nimbara cye mu bibi nukuri tegure muri mzini wavuze ngo igihe cy'imigisha kiraje Imana ihetse ibisubizo uyu mwaka n'uwawe. Yego murakoze cyane. Niba abadamu turabakunda, abatarakandara aho mutukubaha kandi comment ziba zikenewe aho twazo dukosa muzoza mutubwira. Turabakunda cyane. Bye. Mugisha yeme turabasezeye. Mahoro Imana akomeza abane namwe.